Imana ikwereka ko umuntu ukwiye kumureka burundu mu mutima wawe kuko Imana yagomba gukure mu buzima ukarekura simbigenze gute kurekura ntago navuga kujugunya ariko no kurekura oya urarekura ukibagirwa karekura bikagenda cyangwa put down ukarekura burundu let go umuntu uzabona ibimenyetso bigira kimwe muri bino birindwi ngiye kuvuga ntago ari ngombwa kubona byinshi cyangwa bibiri bitatu cyangwa kimwe menya ngo wikwirirwa uhatiriza wibyigana wikwihoma icyo bita shyira hasi rekura ntago nyumvise neza ariko rekura nubwo ntemera divorce ntacyo mvuze cyangwa bya bindi bavuga ngo cira biraburura umva se ninjye wabikoze kandi nkubwire uzavoma amazi nyamene biriho uhinga ubunyobwa norera ibikona ubyara umwana njye gutwita yabarozi worora inkoko norora uduca barahari mana yanjye inzira uzacamo zicisha nk'umuriro ari turengere ubwo uwo muntu ibyo bimenyetso nuko Imana yabonye ko ugeze ku rwego rwo gupfa tited wumva utunguwe yakwinjira ukumva urakonje ukumva urababaye ukumva urasaze menya ngo Imana irabubwiye ngo shyira hehe hasi urekure ubumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo ubumwe bw'abera ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2 aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa aramubwira ati bagiye kumutwarira abana mbigenze gute Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe undi aramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta aramubwira ngo nothing I have nothing in my house unless the jug of oil aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura byose bigenda neza icyo ufite icyo ushoboye icyo ubasha gukora bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera yo kubakira amateka naho rero havuye ubusobanuro amavuta akandagira amateka ubwiza bwawe ukusa ukureshya icyo ushoboye icyo ukora uko ubigenza aho uvuka aho ukomoka ibyo wita bisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe amen gusuhuje nguhaye n'ikaze ku bumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka turagushimiye cyane wowe wakoze subscribe ubana natwe mu biganiro bitandukanye nawe nimba ugeze hano ari ubwa mbere turakwakiriye kandi uhabwe umugisha n'Imana yo mu ijuru amazina yanjye ni Jerry nkuko bisanzwe turi kumwe na Pastor Ntambabazi Pastor karame Yesu ashimwe Yesu ahimbazwe iteka ryose bihe byose muri iyi minsi muri iki cyumweru twize ibintu by'ubwenge twize uburyo twananiza imigambi y'incakura twiga uburyo twabana n'abantu kandi tukatsinda n'ibibazo ducamo cyane cyane ikiganiro cy'ejo cyaranyubatse cyane kuko hari abantu bagiye bavuga ko tutazabishobora bagiye bavuga ko abo twavutseho batabikoze ko natwe ntaho twagera ariko watweretse ibimenyetso bigera muri 7 nimba nibuka ibyo umuntu akwiye gukora si ibimenyetso ibyo ukwiye gukora kugira ngo ugere ku ntsinzi yawe yego uyu munsi rero ibibazo byanjye byashize ivuka ndagira ngo nkwakire umbwire uti uyu munsi duteguriye iki ni umunsi kwa gatandatu mbonaho mpera umunsi kwa gatandatu yego
noneho rero hamwe n'ubwenge Imana yatanze cyane ku bumwe bw'abera ministries nyabuneka aho uherereye hose guma mu itorero ryawe ariko wumva ibintu kugira akamaro. Uyu munsi ngiye kubabwira ibimenyetso 7 Imana ikwereka ko umuntu ukwiye kumureka burundu mu mutima wawe kuko Imana yagumamo gukure mu buzima ukarekura sibigenze gute kurekura ntago navuga kujugunya ariko no kurekura. Oya urarekura bagirwa karekura bikagenda cyangwa put down ukarekura burundu. Let go. Umuntu uzabona ibimenyetso bigira kimwe muri bino 7 ngiye kuvuga. Ntago ari ngombwa kubona byinshi cyangwa 2 3 cyangwa kimwe. Menya ngo wikwirirwa uhatiriza wibyigana wikwihoma icyo bitakira hasi. Rekura. Ntago nyumvise neza ariko rekura. Nubwo ntemera divorce ntacyo mvuze cyangwa bya bindi bavuga ngo cira biraburura. Umva se nubwo ntemera divorce ntacyo mvuze ariko wanyumvise yanyumvise. Ijambo gira gute? Rekura. Nukomeza uzarira igihe kinini mu buzima bwawe. Uzabaho wicuza. Ni ibimenyetso 7 Imana ikwereka kugira ngo uwo mugendana ushyire hehe. Rekura, iruka, vuduka, cira, birarura, birahanda, birajombana. Hari abantu usanga ngo reka ngerageze, ngo reka nyuraha, ngo reka nkore ari nko kugenda mu muriro, data wa twese, ngo reka nshinyirize, kandagira ku magi ntameneke, ugasanga uri wa muntu wigize nyiranda rwemenya. Umva witonde. Rekura. Ko warekura kose sinkuzigira gute? Wowe rekura. Ikimenyetso cya mbere mu bushuti bwawe nawe akuzana nk'umubabaro kuruta ibyishimo n'umunezero wari umutegerejemo. The troublemaker in your life. Mu bushuti bwawe n'uwo muntu azanamo ibibazo, azana nk'umubabaro, ibibazo, agahinda mu gihe wari umwizeyemo ibyishimo n'umunezero. Cyane kimwe. Iyo musize divorce ntabwo nyemera ariko ntacyo mvuze. Ariko divorce wazo ko ari nko gutandukana n'umugabo n'umugore, ariko hari gihe ukora divorce n'umuntu rwose. Kavuga uti Jerry caha nanjye ngire gute? Ncaha. None se ibyo akazi kanjye kakwemerera bitagikunda uzihangana kugera ryari? Nese urumva nyine byakunda ntago bishoboka. None se ngiye ibyo ngushaka utabimpaye nzihangana ryari? You put it down. Divorce. Nabyumva. Aka kantu ntabwo kumvise. Kandi ari ikiganiro twakoze utubwira ngo umuntu ushaka gushyira hasi akora gute? Buryo ubibona vuba ukiyarura ntago uba uri victim y'ibyo bintu. Ubu niyo mpamvu naje hano ndi kwiga. Niyo mpamvu rero mu bushuti bwawe nawe akuzana nk'umubabaro mwinshi n'agahinda n'ibibazo kuruta ibyishimo n'umunezero wari umurindiriyemo. Ariko ku munsi wa mbere dukorana byabaye ibibazo sinabikubwiye. For the first time. Ariko ntiwabibona. Reka numvaga nyine urangije uranagerageza. Ndahatiriza koko. None baraguha uko wahatije niko wakomeretse. For the first time dukorana pe ibibazo projet zirabura. Nokubwira se ngari mu ruhango kandi ari Remera. Urangiza ukamugeraho n'amaso bivuga iki? Ewe wese ubwo yareba ati mbabarira mushumba we. Ariko nabikoze. Njyewe. Ako nawe ntukanze. Njyewe ukuntu mbayeho. Ati ndi Muhanga buryo ndeba. Mu Giporoso. Kandi amaso ku yandi. Contact amaso akabonana iryawe n'irye. Buriya. Shuti zacu abadukukiye ku mwuga bera ministries. Niba ubona ubushuti bwawe n'umuntu uwo ari we wese. Abo mugore, abo mugabo, abe inshuti, abe mwene wanyu, abe so, abe nyoko, abo musenga na pastor. Ukabona mu bushuti bwawe nawe
azana nk'imibabaro, agahinda, ibyago n'ingorane no gutega imitego kurusha kumubona nk'ibyishimo n'umunezero wari umutegerejemo. Burya ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo na Yohana umurongo w'10 haravuga ngo yaje kugira ngo intama zigire ubuzima ndetse bwinshi rwose. Ugasanga ahubwo nta munezero, nta byishimo, nta mahoro, kantu kose n'intambara, ibiki ibibazo, guhorwa n'ibibazo bidashira, vaho wakoze iki, memu na wa mwana wawe ugasanga buri gihe umeze nkaho sinzi uri mu bintu. Ibyo byose abantu benshi ngo ni ukwihangana, ngo ni ukwihambira, yego ntupfa kurekura, ariko ikimenyetso cya mbere kiraza si kudasubiyemo. Shyira hasi. Shyira gute? Hasi. Ibishaka bimene. Oya, ntago bimena. Urambika neza witonze. Kubimena niho byivugiye, wabimena akameneka burundu se. Ushyira hehe? Hasi. Utereka hasi ukigendera. Mana ije dushoboza. Kandi bene uwo nguwo ntago ugenda umuteye umugongo. Genda umureba gusa. Kuko n'ubundi warakarima bamwe ibintu byose bikubabaza. Arakeneka kubabaza, urugendo gake icyo ni cyambere. Sinzi niba ucyumvise neza. Noneho iyo musize nibwo ababara kurushaho akaguhiga bya. Ntabara kubera ko buri gihe abona ugenda gake. Abona ntacyo wagera. Hari ukuntu ugenda ugabanya ibintu. Ariko hakaba n'igihe ushyira hehe kumugaragara. Ndakuborotse, ndagusibye, ndaguhanaguye. Nawe akabibona. None amadivorce ava aho hari ibimenyetso ugenda ukusanya. Umuntu agasezera akazi ati ngiye kwemera b'umushomeri, ariko kwirirwa ameze gutyo cyane. Icyo ugafata icyemezo. Ibyo byo kumwira ngo nzabaho gute hasi ukaguruka. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Imana ikwereka ko ukwiye kurekura uwo muntu. Ikindi kikubwira ko uwo muntu Imana yamugukuriye mu buzima by'iteka. Iyo akuviriye mu buzima bwawe, yego, bakunze kugaruka vuba. Ugasanga ariko kuki wagiye, ko ntakikubona, ese dukora iki, mfite ubukwe, ukabona cyagushubije. None ukabona wowe abantu baguteye umugongo, Imana yaramwirukanye by'iteka. Shaka kubivuga ndeba. Imana yaramwirukanye by'iteka mu buzima, wowe ugahatiriza gusa wiri guhamagara. Umugabo yarantaye hashize imyaka 2 agiye. Shari uri myaka 2 metero zose ubwo cyari urahatiriza mu cyari. Muryango waragutaye ntuzi naho utuye. Hari kuri sempa urihomangiza. Ugafungura hangura beko yaca, ugafungura hangura bikanga, ugahatiriza bakajya kwita ngo waradepurimye. Noneho umuntu wabonye kumeze gutyo uri guhatiriza babaza kuruta. Yego. Tegura nzagusura, ugategura ugategereza uzaza ukabyirira wenyine. Kandi wakoresheje amafaranga yawe menshi. Iya kuvuyemo yakuviriye mu buzima. Iyi Imana imwirukanyemo. Hari igihe atagaruka. Iyo uzira atagarutse ni Imana yabikoze. Ugasanga wowe urihambira, urisirika, urahamagara, urasara, ariko pastor wagerageje uti mbo naguhembaga 2,000 ko nkuye haya nayo. Uti nabyo ndabyemeye. Atari ubundi mu mategeko y'ubuzima umushahara baramanura cyangwa barongera. Barazamura. Wareka mpfe kujyayo. Aguteza agatego. Rero ugasanga rimwe na rimwe uraopeninga hano, urakrozinga hariya, urakora uko ushoboye, udukado, utugifti, ugati merci wakoze, cyangwa umpere runaka binzaneho simpari, mugapanga ati sore ya gahunda yapfuye, ukumva urashaka kugarura ariko utabikeneye. Ko kantu kumva iki? Wowe urabikeneye ariko we ntabikeneye. Kuko azi icyo yageneye. N'Imana yamaze kumuca muri wowe already. Niyo mpamvu ngira principe. Cyane. Sinziruka inyuma y'unteye umugongo. Zasanganira ugusanga. Nzaramburira amaboko nsanga. Kandi wanteye umugongo agenda nagaruka. Nzamukarasaho nabitse amakaye yo muri primaire. Cyatumye ugenda.
kirahari. ese ugarutseho cyakuvuyemo cyangwa uje kongera kunsenya bya burundu? aba noneho agarutse bya nyabyo. ese ubwo singiye kumera nka wa muntu uhereza isasu wamuhushije? ubwo noneho yagupima uha bya amahirwe nyabyo. ya kabiri umuntu waguhemukiye Mm. no kumuha inkota atakujombesheje ityaye kurushaho noneho. akakubagarika ati nasize musige kansige n'ibyangije. aho rero n'ubwenge ibi bintu byo guha ahubwo wowe ikintu cya mbere jya uhora wegera Imana ubwo abantu bakuretse. Yego. kakantu ka kabiri urabyumva ariko ndabyumva cyane cyane pe. ntabwo byigeze bikubaho guhatiriza Wa- ngo reka ngerageze ngo reka ngire gutya. ntabwo ubu nabizi ubuzi ngo uri kurwana ku bucuti ku bucuti uvuga uti ntagaragara nabi wowe ntabwo ibyo ntabwo bitekereza. Imana ivuga ngo shyira nyuma nibwo ubona uti ewana sinzi ibyo nari ndimo. ku bushake bw'Imana ntabwo bajya bagaruka abo bantu. urumva cyambonye ko ari abakuvuyeho ntibagaruke. icya gatatu ku bushake bw'Imana ibagukuraho ubwayo. vuga ati no muntu rero umuntu ndeba ndabona ntiyumva afite wa mutima aracyagira reka noneho mbamuzinura. uzi ko hari igihe umuntu akuzinura kumukunda no kumukurikira. yego. kagutuka kwandarika kagusebya kavuga neza ukumva umutima urahennye pe. umutima ugahena neza ugacurika ubwenge wanabona telefone yo kuva umuriro uratse ukavuga uti ye uyu muntu narimuzi ari mu biki. uzi ko uyu muntu Imana ku bushake bw'Imana gukure mu buzima so ukorera amafuti n'imbere yawe. wari uzi ko hari igihe ufata umugabo agasambanira mu maso yawe kugira ngo akuzinure cyangwa yarangiza ntashyire na kode muri telefone kugira ngo urebe akajya avugana n'abasheri wicaye aho ngaho ati sheri wanjye nze nkurebe ryari kandi umugore ari aho. ariko urwo urumva icyo gikomere nyine warayihatirije rikazagira ku bushake bw'Imana ikareka ikamukoresha ibintu kugira ngo ikwereke ko ugomba kureka. ninjye wakugambaniye kwa nta mbabazi ntukakandagire cyangwa n'undi wundi se ninjye wabikoze kandi nkubwire uzavoma amazi nyamene biriho uhinga ubunyobwa norera ibikona ubyara umwana njye gutwita iy'abarozi worora inkoko norora uduca barahari mana yanjye inzira uzacamo uzacisha nk'umuriro ari turengere. ubwo uwo muntu ibyo bimenyetso nuko Imana yabonye ko ugeze ku rwego rwo gupfa irashaka kurekura ubwo ukaniruka. none se uteruye igisasu ugiye guturika ukakimwana mu ntoki uranago kiruka ariko urabyumva. ariko ibaza kugira ngo rugere ku rwego umugabo ashobora kuvugira no mu gitanda baryamye atarosheri uri yese ati wa munsi twagiranye ibihe byiza rimwe na rimwe arimo anabeshya kugira ngo ababaze ko yakuzinutswe ariko nyina cyo mukunda ndacyahatiriza uzagura esanse ngura umuriro ubundi hashye pe. uno muntu agera ku rwego ataguhisha ubugambanyi afite kuri wowe. ubwo abandi urabona we aje kubikwiyerekera ku mugaragaro singukunda singukeneye singushaka icyatuma ugenda ntukampamagare ntukamvugishe sindi inshuti yawe. iki kimenyetso Imana ikizana ugeze kuri level yo gupfa kugira ngo ikwereke agarurwa n'iki n'inyungu ze agufiteho zarangira akagusubiza muri ka kabati agukingurira ari icyo agukeneyeho agasubizamo igihe ashakiye inyungu ze zaciyemo. mu gihe inyungu ze zaciyemo ikintu nacyumvise ariko nuko ari topic utari uzi ko ndi buvuge. ibi byose mvuga genda bipuratika burya usibye inzozi narota ariko ibiganiro by'ubwenge bicukumbuye ngenda biparatika
ndanabikubwiye. nanjye buriya niyo ndabyumvise. mpamvu nkubwira akantu kamwe, njye ntawe mfiteho kubika ibimbabaza, haruzuye. cyo kimwe n'abakubabaza nyine biragendana. rero hamaze kuzura ndabividura ndajugunya, shyira nkuramwo ibimbabaza n'abambabaza, barajyana. ninjizamo yuko ari inshuti yanjye ya mbere, kabiri Imana inkunda kandi ntazacika intege, kandi icyo nshaka nicyo jyewe ugomba ngomba kukigera. kukigeraho. ibyo rero ukumva ko ari izo mbaraga ugomba kugeraho. ikintu cya kane kikwereka ko ukwiye gushyira hasi uwo muntu, kumva umurambiwe utakimukeneye mu buzima bwawe, kumva mu mutima byaranze. mu bakenewe ntarimo. ubwo umubiri wararibihiwe, amaso arabihirwa, ubuzima burabihirwa, bijya n'ubwo mu mutima avuga uti ntaho kwicara afite. ndabirambiwe aho bigeze. ibuka ikintu kimwe, ngiye kujya kuri Bibiliya, inkuru za Loti na Aburahamu zagenze gute? hahoraga intonganya, umwe akamureka ati reka Akamureka. twigire ahandi twigire. kandi Imana yari yamubwiye atumva siga so na nyoko ugende na bene wanyu, ntugire ikintu ukura, ugende wenyine. aranga atwara Loti. burya hari abantu utasiga mu buzima. burya hariho Loti utakoze nkubaze. Loti w'umugabo we mwasezeranye mu rukiko bamusigaye, musigaye ko mugendana. Loti w'umugore mwazanye namushyira he? musigaye. abana se banyakukura. hariho ba Loti bagora gusiga wa mugabo, bisaba ko ari Imana ibikora. ngo ni nk'abashumba baza gutongana gusa. Aburahamu ati ni kinene narabuze, mbona impamvu. bonye impamvu ivuye ku bashumba. nese ibibazo by'abashumba ntabwo wabikemura. wabikemura. Aburahamu ati oya da, ndaprofite iyo kazi yo mbonye. ati mba ariko mwene da turapfa iki? jya iburyo njye ibumoso. njye ibumoso. ubwo urumva kugira ngo abone uko amwiyumva. ahise amwikuraho, ariko nabyo bivuye no ku Mana. ntiwamurambirwa ati nikoze. urumva ati ahitamo aho ushaka muhinda ya bukuru. undi ati mbonye ikibaya nicyo nzajyamo. undi aterera umusozi. agiterera umusozi, Imana ihita ivugana na Aburahamu. hariho Loti mugumana, Imana ntivugane nawe. kuvugisha. kumva umurambiye mu mutima utakimukeneye, utamushaka, ariko warabuze imbarutso. ngo hari urugero rwa Loti, abashumba batonganye ntabwo wabunga, wabunga ubuzima bugakomeza. ati dupfa kimwe, tumaze kugira imitungo urumva ko myinshi, nawe yari yararambiwe akabura ukuntu kandi azi icyo Imana yavuze mbere. none uranga ati ngaho rero dore hitamo. nujya mu kabande ajya ku musozi, n'undi ajya mu kabande, ndahitamo ahanitse. kuko n'undi muntu waje mu buzima atari isezerano avuga ati ntacyo tujya mu rukiko tugabane. wa mugore wasinzira akica umwana we, bwacyo undi asinzira akamutwara. bajya mu rukiko batari ko Nyagasani ati dore na umugore we umwana yapfuye, wazi ibyo yakoze ko yajyanye umwana upfuye amurambika atwara umwana muzima. ati none rero ati umugore ati nanjye umwana ni uwanjye. umugore ati umwami abura ukuntu aca urubanza. turamusatura. ati nimuzanire inkota mbereke. reka tumusaturemo kabiri. utaramubyaye bikore tumuhombe, bikore. naho nyiri umwana ati wa mwami ntibikabe, namwigumanire. mwami ati nyiri imbabazi, nyiri impuhwe, niwe nyiri umwana mutware. Loti ati ajya ubunya ngo udafite icyamba afata undi ajya ku musozi, ngo agiterera umusozi gusa. Imana iramubwira ngo iki gihugu uhagazemo nzakiguha, rambura amaso urebe. hari ibintu byanze kugenda kubera ba Loti bagihagaze mu buzima bwacu. twicaye batuneka, batubuza amahoro, baturwanya, baduhagurukira, batubuza icyerekezo, badutesha akavuyo n'akajagari. urumva ibyo bimisero. mu gihe uzumva umutima wawe uremerewe bikomeye, kandi ukumva uremerejwe no guhura nawe, mu gihe uzajya guhura umutima urikanze, wamuhura ukumva uruhu rumukuvuyeho, yanagutelefone ukumva umeze nk'ufashwe n'ubundi burwayi, menya neza ko harimo ikibazo gikomeye. Imana ntigishaka umuntu mu buzima bwawe. rekura byo, niyo gahunda. ikindi dukwiye kumenya ni ukumva cya gatandatu,
yego kumusangiza amakuru yawe bitakiri ngombwa. tujuru ibanga riragarukamo. Wajya gukanda telefone ukumva wapi, wajya kumubwira gahunda ukumva wapi, ikintu cyose ukumva wapi, ukumva umerewe nabi, haje ikintu cya byonyine kumutekereza ukumva urikanze. Mu gihe wamutekereza ukumva urukundo ruraje, ukumva byarahindutse kandi ukashakisha aho biri. Kumva utagikeneye yego kumusangiza amakuru yawe ndetse atarikeneye no kuba iruhande rwawe, kandi ukumva nta mpamvu yindi ufite, ariko byanze ko Imana yabikoze. Ndaguha urugero. yego Nibura saka topic urakumvise, nibura akagingo ka gatanu, kumva utamusangiza amakuru yawe. wajya guhamagara ukumva ntago biri kujyamo neza. Kabiri, ukumva ntukimukeneye iruhande rwawe, ukumva nta ijambo nta uraryumva, ariko ukumva nta kintu n'iki cyakwegereza uwo muntu. Ibuka umukecuru witwa Nawusi, yego Nawomi na Rusi na Orupa. Yavuye i Betelehemu ajya mu gihugu hagiye guhungira. Umugabo arapfa, abahungu be barapfa, asigana bakazana. Orupa avuga ati, rero abahungu bakazana banjye nta numwe tuzamva, niyo nabyara ntimwategereza, musubire ku Mana yanyu iwanyu umuryango mushaka abandi bagabo. Ngo bose bararira. Arabinginga ngo witwa Orupa mukubita akabizo acaho, atararambiwe kubana na Rusi, bana arakona na Nawomi. Ngo ariko witwa Rusi aramubwira tumva twumvikane, ntunyinginge kugusiga, Imana yawe izaba Imana yanjye. Uzajya niho nzajya. Ubwoko bwawe ubwoko bwanjye, aho uzagwa niho nzagwa bahampambe. Imana izaba impore nabikoze. Kuki Orupa atamusomye? Yararambiwe nyine kuba iruhande rwa mukecuru. Ariko igihe rero wumva amakuru yawe wamuhaga atagikenewe, se ko ntaguheruka ntukimbwira amahabari yawe. Hari abantu bakunda kumva inkuru zawe z'abatazigura. aho ugeze ibyo uri kupanga, icyo rero baranyotewe. Ni ikintu gikomeye tukwiye kumenya. Turakura. Zaburi 3:8 naho magambo bazahasanga, ntabwo turi hasome. Icyo gihe rero kucyo Orupa yamusomye agahita yiruka, uko yararambiwe, pfaka yakiri muto, nta mwana, nta mugabane, ntacyo, ariko ndibatireka amubwira ati, ariko wakurikiye mwene mugabo wanyu uko yigendeye, ati reka byihorere byihoze, ndakurahira Imana yawe za Imana yanjye, ubwoko bwanjye bwabuza ubwoko bwanjye, aho uzagwa niho nzagwa bahampambe. Icya gatandatu, iyo muri abarokore cyangwa mukorera Imana ntaba akigufasha mu by'umwuka, ahubwo agushora mu twaha twa buhoro buhoro, gake mu kigo cyo gusenga. Arabwira ati, Arsenal yakinnye na ntuze tugende sha Mana sibyo, ariko tangira nako some dore sha, ariko umuntu nkawe ukunda wagiye usobanuka, ariko gisobanuka dore cya 10 n'icya akagenda kuvana mu kagake, ukamenya kano ka sliding urabiza, ariko gake kanyereza gake, akujyana mu bintu bikuvana mu mwuka, kuvana ahantu. Urugero ndaruguha. Iyo usomye inkuru za Samsoni na Delila, ubundi gushaka abagore b'Abafilisitiya wari umupangu w'Imana kugira ngo abone uko yica Abafilisitiya, ariko aza kugira ibyago bimwe, arongora uwitwa Delila. Delila murongoye amubera umutego ukomeye wo kumunogora amaso, kuko Delila atamubereye umuntu w'ibitekerezo bizima, ahubwo yamubereye imbaraga zitarizo. Turuvuga ku ngingo ya 6, kukuvana mu kabuhoro buhoro. Yego. Kumbi yaciye abantu igico inyuma bagushaka, arangije ati, mbwira ibanga ryawe, imbaraga zawe uzikura he? Kumbi akeneye kuzimenya, ariko ashaka kubwira Abafilisitiya kunyura bamwice, ko aramubwira ati, tuzaguhemba tugumye ndo gukurana nuramo kubikoze.
ubwa mbere aramubwira ati ariko wambwiye amagaze ngo nukamushyira ku ibera aramusinziriza slide arangije ahamagara ati muze yabonetse yarangiza ngo wapfa Filisitiya baraje Samusoni ako bariya kiriya gitotsi cyari gusara kiriya gitotsi cyari hatari kiriya ni hatari nyine yaramusinzirije ntiyamusinzirije mu gatuza no mu mugongo yamusinzirije he ku bibero birumvikana noneho ubwo agahamagara ati nimuze yasinziriye bamara agatuma undi bagumye amusinzirije ku bibero undi yaza n'abantu ati wapfa Samusoni Afilisitiya baraje amushatse ibanga amuciriye igico aranamuburiye ubwo yigize imfura ko yashinjirije undi agahita ashwanyaguza imigozi bigashya ishuri aramubwira ngo none ukingunda ngo mubwire ibanga urambeshye ajya yamena ibanga ati buriya kuva navuka nta muntu ese ubundi umutego wa mbere yamuteze ntiyawubonye wa kabiri ntiyamubonye ntiyabonaga ko hari Abafilisitiya ariko uwamugambaniye ni nawe yabwiraga ati wapfa kigira umwana mwiza aravuga ati reka nkubwize ukuri none kuva navuka nta cyuma kirangeraho mfite imigabane 7 y'umusatsi sigeze nko kugisindisha ubu nyogoshe namera nk'abandi bose ahita aramusinziriza aranyereza amaze gusinza ati muze noneho yambwiye ibanga riri ku mutima we nta nubwo yamubwiye ngo wapfa bahise baza baramwogosha bahita bamufata nta nubwo avuga ati wapfa Abafilisitiya baraza akiri ku ibero yagaza pyatu barajugunya ati wapfa y'inyagambo yasanga nta mbaraga amaso baranogora ajya uwo muntu buri gihe ukuvana mabanga arakumvisa ariko ni gute business ikora wunguka gute uri ubigenza gute ariko cyane cyane ari mu mwuka haretse gusenga abantu barazifunza ariko ubundi wagize gutya ndebe urumva rero ni ikintu gikomeye gishobora gutuma buri gihe Imana ikubwira ngo shyira hasi rekura uwo muntu enough is enough nta kiri muri wowe imbere ikintu cya karindwi aho cya nyuma ni umuntu ni nk'umuntu wica amarangamutima yawe yego akica ibitekerezo byawe akica emosiyo zawe akagushoramo akabaro ko mu mutima yego iyo muntu ni kuri gucyuningamo mu mutima yakuvana nk'amarangamutima akagukamura za excitement zigashira muri wowe tekereza ikintu kigoye kababaza ubuzima bwawe akakuzana imibabaro akazana izo mpamvu zituma yamaranga mutima bya byishimo kumva excited wumva utunguwe yakwinjira ukumva urakonje ukumva urababaye ukumva urasaze menya ngo Imana irabubwiye ngo shyira hehe hasi urekure ngibyo ibintu 7 bikubwira ngo aho waherereye aho wateruriye aho wakikiriye aho wihanganye igihe kirarangiye rekura hirya y'ibintu 7 kimwe muri byo nukomeza kugundira uzabupfumba sikara ryaga kandi rizagutwika usashya saba wicaye ku musimari uzabura n'akagakomeye so Imana ibaha umugisha ngibyo nashaka kuganiriza ni naguteguriye yego data wa twese akwishimire ndagushimiye kandi ubwo unyuzwe n'abatwumva banyuzwe nanyuzwe pe amen